Mm, 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 mm. Kandi ubwo warabyemeye koko wemeye ko ntacyo uzageraho, warabyemeye ko uko wavutse ariko uzabyara, warabyemeye ko aho iwanyu batageze nawe utahagera, warabyemeye pe. Satani ni umubeshyi, ntukwiye kwemera ko ibyo yakongoreye ari ukuri. Ubwo se koko wowe wumva ari ukuri ngo kuko wavukiye mu muryango ukennye uzapfa uri umukene, ngo kuko ntawe iwanyu wize nawe kwiga ntuzabishobora, ngo kuko nta n'uwatunze igare iwanyu ntibishoboka ko wagira imodoka. Nakumiro koko, ntangazwa n'impamvu ibyo yakubwiye ari byo wizera. Ese ugira ngo Imana ijya kukurema yamugishije inama, cyangwa wibeshya ko agufiteho ububasha? Ntakagukange ngo wemere burya nta mbaraga agira. Iyo umuberekeye akoresha izawe akurwanya. Ibyo yakubwiye ni ibinyoma wibyubakiraho, ariko kukugirira nabi. Ubwo kandi warabyemeye, wemera ko bidashoboka kubona akazi ngo kuko ntabo muziranye bo mu nzego zo hejuru. Warabyemeye. Ubwo se wumva nta soni biguteye kwigira umunebwe ngo n'ubundi ni hahandi hawe ntacyo uruhira, inyatsi z'iwanyu ntizakundira kurenga aho uri? Erega ubwo warabyemeye ngo uzibera imahanga ukora ibiteye isoni byose, ngo muri Afurika ntacyo waharongera. Biratangaje pe. Uyu mwanzi wacu ni umubeshyi cyane. Yakwemeje ko ikikugira umugabo hari ukunywa inzoga, ngo nta mugabo udasoma ku kantu. Hanyuma si ubwo koko ubugabo bwawe tujya tubupimira ku bwinshi bw'inzoga unywa? Muri make ubwo nta nzoga ntiwaba umugabo. Birababaje rwose. Ni umugome, niwe se w'ibinyoma. Yakwemeje ko nta gikundiro ufite ngo uri mubira. Ongera ufate indorerwamo wirebe. Ubwo iyo sura urabona ari mbi? Cyangwa ntuzi kuremye mu ishusho y'Imana? Yakuremye yabyitondeye. Niba umpakanya soma Zaburi 139. Uri mwiza cyane rwose. Ntutegere amatwi ibyo binyoma. Ubwo kandi warabyemeye. Warabyemeye ko bidashoboka gucika ku busambanyi, ngo akabaye icwende n'ikoga, ngo uzatungwa n'uburiganya uryo utwaye wongereho n'utw'abandi. Njye simbyemera, ndetse sinzanabyemera. Igihe yambeshye kirahagije. Ndabyanze rwose, sinemeranya nawe. Kuba uriya yarakubenze ntibivuze ko nta wundi uzagukunda. Fasha tubyange. Kuba se ukubyara yarakwihakanye ntibivuze ko udafite inkomoko. Yakuremye yakuzanye mu isi yabitekerejeho neza. Ndabihakanye pe. Kuba warabyariye mu rugo ntibivuze ko utakora ubukwe ngo nawe ushake. Fasha tubyange. Yikoshya ngo wiyahure, muhakanire. Kuba warakoze ibibi byinshi ntibivuze ko nta cyiza ugira muri wowe. Fasha tubyange. Erega yagushutse ko ugomba kwiyandarika ngo ukunde ubone uko ubaho, nawe urabyemera. Arakubeshya cyane, wimwumva. Ntabwo ariko n'abandi babayeho. Ahabera mu birero yakwemeje ko ari ibya bose, ngo nta sugi kibaho, ngo n'ubundi nta mugabo muzima uhari. Iki ni ikinyoma, ntukacyemere. Ubwo kandi yarangije kukwemeza ko utanyweye urumogi utaba uri umusore uhamye. Ariko kwambura ubuzima gukoresheje. Ni umubeshyi yituma usenya urwawe ngo agushyirireho ingenzi utamutumye, ko nawe wabonye abaguha amakuru. Kumbi ni intumwa zigira ngo urorongotane usigo wakunze. Isi nzakomeza kubireberera. Abana yatumye bata imiryango ni benshi, ngo yasenye ntizigira ingano. Imiryango yaciyemo ibice sinayibara. Naramutahuye nzajya mutamaza. Ni umunyabinyoma. Arabanza akakwereka ko ubwo watsinzwe cyagiye n'ubu utatsinda. Akwemeza uburyo bitagishobotse, gusa byose nta kuri kurimo. Ubu se ni wowe Imana yakwigirizaho nkana? Ubundi sijya kukurema hari ikiganiro mwagiranye ngo wenda mvuge ko yabiri kukwihimuraho kubera ko hari ibyo mutumvikanyeho? Ntacyo mwagiranye rwose. Kandi nubwo mwarakigiranye, Imana ntikora nk'abantu, ivubira babi n'abeza imvura. Ubwo kandi warabyemeye ko bitagishobotse ko ushaka ngo ugende mu mucyo, ngo igihe cyagiye da, none wiyemeje kwishyingira. Ni wowe se ugena ibihe? Ngo nta mafaranga ufite, ngo ayo gukora ubukwe ntiwayabona, none uhisemo kwisuzuguza nkaho hari uwakubwiye ngo ukore uburenze ubushobozi ufite. Arakubeshya wimwumva. Yakwemeje ko iyo ndwara ari iyo kukwica, none uhora n'agahinda ntukinezerwa. Ese koko wumva ari byo? Erega haramwumviye uyoboka iz'abapfumu ngo ahari wabona amahoro. Nabo ubwabo nibayafite baraguhayo bakuye. Yikubeshya, menye nta kiza kwifuriza wimwumvira. Nta kidashoboka ku Mana. Kandi ntuterwe ubwoba n'uwo munyabinyoma. Burya nubwo atontoma ni intare iziritse. Kandi ntugire ngo azakwereka ko kwanze.
yarabimenye ko dukeneye inshuti. Nawe mbere yo kugusenya akwigiraho inshuti, akakwereka uburyo Imana yaguhemukiye kuba itarakugize nka naka, nyamara arakubeshya. Reka nkubwire, uri mwiza, urakomeye, urashoboye, uri umuhanga, uzagera ku byiza wifuza. Imana iragukunda, yaguhaye abo kukwitaho, ufite igikundiro, uri umukire. Reka nkubwire, Imana igufiteho umugambi mwiza, ntacyo abarozi bagutwara kuko nibarusha Imana amaboko. Ibyo utarabona uzabibona, tegereza wihanganye, ntukuke umutima. Nyumva neza nkubwire, waje ku isi tugukeneye, muri we harimo ubutunzi iyi si ikeneye, hari impamvu uriho, ntabwo uri impanuka. Ndakwinginze ihage, ugarure byose wamize bikwereka ko nta kirengera ufite, kuko kwifata utyo bibabaza idahwema kukurengera. Uzagera ku cyo yavuze, uzagera naho yakubwiye, kuko Imana ntibeshya, kandi nubwo waba utaravugana nayo ntibivuze ko itakuvuzeho, ahubwo nuko ayo makuru hari uwayakuriganyije akaguha andi yuzuyemo uburozi. Ibintu byose ucumbikiye bitaguteza imbere ni ibinyoma by'umwanzi. Uyu munsi umuhakanire, wakira amakuru mashya mu izina rya Yesu Kristo. Uyu muvugo wanditswe na Kamariza Jeannette ndetse ni nawe ukugejejeho. Shalom shalom.